iyo twabonye icyiza ntabwo tureka kugikora. Perezida twemera ni Perezida Kagame. Dore perezida ukuntu yatugiriye neza, yaduhaye amashuri, yaduhaye amavuriro. Ubundi umuntu w'ine yararwaraga agahera mu kirago, yajya kubyara yajya kunda akagomba kujya i Kigali akajya Rwamagana. None abatuyamba bari hano Gikomero, santere du sante ya Gikomero. Ibyo byabayeho ku bwa Kagame. Turanywa amata, turatemba itoto, ibyo ni ibi turabiteje umusaza wacu. Mugende mu butubwe nawe mwa mu nteko ishinga amategeko, muvuge ngo itegeko nirihinduke, umusaza wacu tumutora iteka n'iteka, kuko ibyo tugejejeho ni byinshi bigaragara. Turamushaka nabe perezida wacu. Murakoze. Cyambere manzaho nubwo mugenzi wanje yabivuze, murabona ntara gahungu keza. Uba rero meze guca naga kanya kuba perezida wa Repubulika ngeneye. Iyo bavuze gira inka hita numva ndi kwibonamo. Uwo ni nyakubahwa perezida wa Repubulika. Iyi gira inka akimara kuyimpa inda yanje yari yaraheze ku mugongo, ariko mufite abana bane bose ubarebye ntiwagira ngo nabanje, wagira ngo nabanyakubahwa minisitiri. Ndifuza ko uyu mugabo mwaduhindurira ingingo y'101 tukongera tukamuha izi manda zigeze hafi murenye. Kuva muri 98 nari ndi umudamu wibana ngenyine nifumba se ngenyine, ariko muri make rero Paul Kagame yaraje atwereka uburyo bwo kubaho. Turagenda tukaja mu mashirahamwe tukishira hamwe, bigeze hagati atwigisha uburyo twabana n'ibigo biciriritse by'imari iciriritse. Ubu dukorana n'umurenge wa Sako abadamu bo muri kano gace ka Gacinyiro n'umudugudu ndakagari kagaruka. Nyuma yaho rero ikintu kigiye gutuma nababwira ukuntu irangingo 101 yahinduka nibyo yankoreye. Nubwo buzima nanyuzemo ndi umudamu wibana nari mfite abana bane, abo bana bose ubu bari kwiga. Abana 3 bari muri segonderi. Umwana wa mbere urimo kwa leta y'ubumwe yaramfashije, ubarangije kaminuza. Uko mubona gutya ubu kuri 28 uwo mwana azaba yambaye. Kera rero nta muntu umwana witwa ngofero uwo muri muzi cyari cyo, yari umuntu w'umukene, nta mwana wigaga. Umwana yaratsindaga bati wanyura hehe, ariko kubera leta y'ubumwe Paul Kagame abana banje bariga rwose ntibahezwa. Nkaba ndi umudamu nkabarihirira nkabahingira, ndumva rwose iyo ngingo kuyihindura. Njewe nanavuga ngo azabeho iteka ryose kugeza igihe Imana izamwihamagarira, ubundi hakaja hundi ari uko atagihari. Murakoze. Asigaye tukamutora 100%. Kubaho Kagame perezida wacu yarwanye urugamba arwana n'abanyamurengwe bamaze abana b'u Rwanda babahemukira babica urupfu rubi. Mumubwire muti bakuri inyuma baragushyikije 100%. Bariya bari mu kuvuga bavugira inyuma y'igihugu ntabwo bamutera, kandi ahora bibabwira iteka ntaho bazamenera. Iyo ngingo y'101 twarahirimbaniye nk'abanyarwanda. Umuyobozi wacu Paul Kagame kugira ngo tugere kuri ibi byose niwe bitugejejeho. None niba ko mwatwemereje ubundi kuri 14 mukemera ko itegeko nshinga rishobora guhinduka, nuko bimeze nimugende muri kureho. Umubyeyi wacu Imana yaduhaye akomeza tuyobore kugeza igihe Imana izakora ibyo ishaka, ariko nta wundi muntu uzongera kutubwira ngo iri tegeko iri niri. Nuko tumeze. Perezida wacu ni Kagame, kuko n'udushoboye n'ushoboye guhuza abanyarwanda, n'ushoboye kutajyanisha abaturage buri kimwe cyose. Nta wundi muntu ushobora kuyobora iki gihugu Perezida Kagame akiriho. Murakoze. Nukuri nk'abagore mwicaye hano murabizi ubu duhagaze ahangaha ku kindi gihe kitari cy'ubu twabaga turi hehe? Twaba turi inyuma y'inzu turi mu byikoni, ako twakarabye twakeye twaje mu mihanda iharuye twaje mu mamodoka. Ibyo byose tubishimira Perezida wa Repubulika. Niyo mpamvu twebwe
nk'abadamu dukurikije aho tugeze n'ibyo batugejejeho twasabye ko manda ya perezida wa repubulika itagira umubare, ibeho kugeza ananiwe, kugeza dushaje, mbese nta kundi byagenda kandi kubera Imana. kandi icyo nsaba, iyi ngingo y'101 nta muntu wigeze ayidutiza, ni abanyarwanda twebwe ubwacu twayishiriyeho. Nta mpamvu n'imwe ishoboka yuko hagira umuntu utuvutsa kuyihindura ko twatora Paul Kagame. Paul Kagame kucanje giti ni forever, ni igihe cyose ntonsizeho imyaka tuzamutora igihe cyose azumva ananiwe akatubwira ati bana banje twabanye neza. Nyiri icyo nifuza ingingo y'101 nabwo ubu namwe ubwanyu aho mwanyuze mwagiye mubibona n'imodoka mugendamo namwe murabizi. Mbasabye imbabazi rwose pe, iyo muzagera hose muzihindura irangingo Paul Kagame tumutore ijana ku ijana. Murakoze. Kagame wacu arashoboye, nk'ubu abamugaye twari inyuma pe, twari inyuma rwose. Niyo dufite ijambo, yatubereye umubyeyi, atubera n'iki umuvugizi. Ubu ndi umuyobozi mu kagari ka Cyabagarura, nkaba afite na koperative Twungurane ifite ubuzima gatozi mu bamugaye. Kabiri rero twashimira Paul Kagame, ni ruti batinyira ikaramu ruhinda inyuguti rudakanga n'abazi kwiga imigari. Yakubise mu migari mu ruhengeri, yakubita umugari hasi arushinga baguhinduka. Ni umubyeyi tuzamutora 100 ku ijana. nageraga ku irembo bakansubiza inyuma ngo ugiye batako baraduseka. None kuva Paul Kagame akigera kuza akampa BUP, yampaye inka, intama naziritse, ndi kwisiga utuvuta tugaca, telefoni tugatima, telefoni. None umwana nyagasara mumunshimire rwose, agume mpagate, azabe habe ubuziraherezo.